uvuga ko atarahari naze hanyuma dusoze kino ciciro. Murakoze, reka ntabwo turi buvuge umwanya munini. Ari mfite amashimwe y'ubushize ubukwe bwa Sole na Patrick sinabubayemo, nabo bari hano. Rero ndashima Imana ko yabakoreye ubukwe bwiza. Narabukurikiye online, hari mu masaha 8 z'ijoro, ariko narabukurikiye kugeza burangiye. Rero ndashima Imana ko yabakoreye ubukwe bwiza kandi twakiriye n'umukwe. Imana imuhe umugisha. Turashima rero ubukwe bw'abavandimwe bandi Sara, Mignone na Janvier. Nageze hano ejo bundi kwa kane, nari nagize impamvu yatumaga ntashobora kuza, ariko mbona email kuri uwo munsi mpita mpaguruka nimugoroba. Rero nishima Imana ko yamfashije nkagera aha ngaha. Ni ibintu ngende gufata bidasanzwe bitewe nuko nabyifuzaga. Nari nabatwaye ari abana 5, umwe akora ubukwe nabwo ngira impamvu, n'uyu mukurikiye nawe ngira impamvu, uyu wanyuma rero ubanziriza wanyuma mbona Imana irabinkoreye. Niba cyari ikibazo cyari kindiho, ariko kuba Imana yaramfashije nkaza ndayishimira. Ntatinze ndashimira abantu bose bitabiriye ubukwe. Nakurikiye dote, hari harimo abantu birashimisha mbona amashusho yabo, ndetse na bamanyana yacu. Ubwo ngubwo reka mbivuge gutyo kuko abangaba mbafata kimwe n'abana banjye, nabatwaye bafite imyaka 9, 10 kugeza ubu ngubu. Rero bashingiwe, ndabafata kimwe n'abana banjye. Kuba barageze kuri urwo rwego bagakora amakwe ahantu tuba, ntabwo wavuga ngo umwana uramutwaye arakuze agiye mu ishuri ageze ku rwego rwo gukora ubukwe. Bashobora gufata ikindi cyerekezo utateguye kikagutungura cyangwa mu bundi buryo, ariko kuba barakurikije inama twabagiriye bagakurikiza icyerekezo cy'ababyeyi cyangwa uko twarezwe, ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe. Rero ndashima Imana kuko yabikoze. Icyanyuma nkuko mukecuru yarabivuze, ndashimira abashiki banje nkuko babivuze, nibo benshi, ariko uburyo bitwaye cyangwa uburyo bakoreye bino birori guhera ku cyambere kugeza n'ubu ngubu ni ibintu bidasanzwe. Ntaho bihuriye twebwe n'ibyo twakoze, ndetse na grand frère ahangaha bagiye organize ibintu bakarara amajoro rimwe tugakora amanama tukabasigamo, bagasigara bakora amanama duhereye kuri Jori mukuru kugeza kuri Asheri mutoya. Ibintu bakoze nta kindi nababwira. Imana ibaha umugisha, turi kumwe nabo muri gahunda zose. Icyanyuma ndashimira abamanyana yacu, twagiye tworoherana mu buryo bwose, nta kibazo na kimwe kigeze kiba. Ibintu byose twaravuganaga tukoroherana, ntabwo dukunda ibintu birebire. Nabo naje gusanga ariko nabo bameze, twavuganaga gahunda imwe, umunsi ukurikiye bikaba byarangiye. Rero ndatinze, nari kuvuga menshi bitewe nuko ntabaye nari kurondogora, ariko uyu munsi n'uwaba bana kugira ngo bishime, si uw'amagambo ngo tujye kuvuga ngo abanyaka abo muri Kongo, abo Kibunga, abo Kigali, abo bose twababonye. Imana ibaha umugisha kuko mwatwitabiriye ubukwe. Hari n'abavandimwe nabonye tubana muri Mene, nabo nababonye ndishima. Kuri gahunda zose, ku giti cyanjye mukecuru yavuze ko yatanze inka kuri aba bakoze ubukwe, ariko ngiye ndatanga inka zibiri. Ya mbere ndayiha Patrick na Soleil, sinabaye mu bukwe bwanyu. Imana izabubakire kandi turabashigikiye muri gahunda zose. Kuri aba ngaba nabo mbahaye inka 2 ku gite cyanjye. Imana izabubakire. Mignone, uko mubona nyine ni Mignone, turamugushikirije uko namureze, n'uburyo tworoherana tuvugana. N'umwana mwiza uko tumuguhaye ari bwo umurongo uzakomezamo igihe wenda akuze. N'ubu ngubu nubwo tumushingiye
aracyari umwana nk'uko ubibona, namwe mwese muri abana muzafashanye, Imana izabahe urugo rwiza. Ndarangije, nta kindi ndi buvuge, nari kurondogora kubera ukuntu nishimiye kuba mu bukwe bwabo, ariko reka nubwo wavuze ngo nta wundi uri buvuge, reka umwe muri bashiki bacu kuko bakoze ibikorwa bikomeye, duhe Jori yaravuze ubushize, reka mpe Mico avuge. Adusabye ko baza kuza mu cyiciro cya kabiri. Sawa, turabashimiye. Nanjye sinongera kuvuga. Twakiriye Janvier, Patrick twaramwakiriye, shimiye n'abantu bose twatangizanyije urubanza tukaba turusoje. Imana ibahe umugisha. Bisengo arakoze n'umuryango, Imana ibahe umugisha. Turagaruka mu kindi cyiciro, turabaha umwanya. Bamfasha tukagukomera mu mashyi. Umuntu ntabwo yaguye hano i Kigali, yaguye mu Ruhengeri. Aza muri iyi minsi yabaye mu bukwe bwa mbere, twagize ibyumweru iminsi 3 ikurikirana y'ubukwe, ari kuwa gatanu dote, kuwa gatandatu bukurikiye tugira ubukwe bw'umukobwa mukuru, ubundi kuwa gatandatu tugira ubundi bukwe bw'umutori. Umugani wa pasiteri hano Alex babana hariya muri Amerika yariko avuga ngo niwe ngo wereka yihutisha bavugana, wamufasha mu byangombwa byihuta, wakijaji nka se ngo nije watumye aza, biranamubwira ngo yesibyo habe natwe twaramusengeye ngo azabe mu bukwe. Noneho tukavuga ati Sebastian tureka gusenga sakagumiriye, ibyo ni ibintu bibazo Imana ifitiye ibisubizo. Ariko no kuvuga ngo Imana yari ibizi, yari yaranabitweretse, ariko titumenye umuntu wari wowe muri twe, kandi mu bihe by'ubukwe abe nawe yarose inzoza arampamagara, barazibuka avuga ku ikoti yavugaga ryo mu bukwe. Ageze hano ntabwo twigeze twari dufite utuntu twinshi, ko nari mbabwiye nk'inkingi y'umuryango dushaka kumubwira ubukwe bwa mbere uko bwagenze, amaripoti y'ayo mafaranga, habe no kutwiha n'umwanya umwe. Yahoraga providing, abwira abashiki banje akababwira ngo se ngo pasiteri muzamumuhereza amafaranga y'inzu gusa cyangwa y'ikindi, ngo mukibagirwa ko azahagarara imbere y'abantu buri munsi, ngo buri kwezi muzamuhereza n'ikoti. Ni ukuvuga ngo amakoti yose nari usibye ibyo namuguriye ejo bundi kuko atarahari, ayandi makoti yose niwe uzuyanyambika buri kwezi. Ariko agent yaje muri ibyo yamaza gusa ku cyumweru twasengeye kwa Apotre maze kutubwira nanje nawe na grande sere hano na petite sere wo muri Norvège, niyo twagiye gusengera. Yamaza gusa tubwira ngo tugende mu bintu byose mwamuja kuvuga ngo Imana niyo yabikoze, kandi tubaja gusenga. Avayo ndamubwira ngo baperekeze Nyamata kwa Reverend Sariro, twari gusezera umukobwa we, ijambo twabwirije ko ndumva ari n'irya hano. Aratubwira ngo mutasibe igitaramo, kiriya gitaramo ca Joyous, aravuga ati ngo nico ari butarame. Ni ukuvuga ngo nico yataramye bukeye kuwa mbere yitaba Imana nijoro. Ntabwo twabyumvaga mu mubiri, bose ariko yavuze kuvuga ngo umuntu agizwe n'ubugingo n'umubiri n'umwuka, aho handi hose ntiyabyumva, ariko mu mwuka Imana irahari kandi itegeka ibintu byose. Rero mu by'ukuri turagira ngo dukomere cyangwa se dukomeze kudukomeza, kwira na bagenzi banje dukomeze kwambara imbaraga, kurira ntawabihagarika, ariko tugire ibyiringiro, Imana irarema ibindi bihe. Turagira ngo tubanze tubashimire uburyo ki akomeje kutwereka urukundo mudutabara kuva twagira ikibazo ku munsi w'ejo bundi. Umuntu ntabwo yaguye hano i Kigali, yaguye mu Ruhengeri, ariko haje abantu benshi iyo tutari duhari muba hano umwanya muremure, naho tugarukiye ejo. Mwakomeje kubana natwe, twagize igitaramo cyiza,
n'uyu munsi ni uko twumva amagambo ari n'ihumure. Turabashimira kandi tubabwira yuko hari icyo Imana iri gukora muri twebwe. Amen. Bari nunaniye kure cyane. Amina. Twese haleluya. Icya kabiri, mu by'ukuri turagira ngo tubwire ubuhamya butoya tuvuga ku muvandimwe wacu. Turaza kuvuga turi nk'abangahe, n'abana babereye umusaza wabo ndetse yareze babanagaho, yabaga hariya muri Amerika, baragira icyo bavuga. Ariko turagira ngo tubabwire ko kubabona n'amagambo murimo kuduhumurizamo n'amasengesho kuko twakomeje tuyasaba arimo kutugeraho. Ahasigaye mukomeze mubikore cyane ko birashika. Rero mu by'ukuri hari igihe byasaga naho bitari gukunda, ariko uko Imana ikomeza kuhaba birimo gukunda kandi birimo kutugeraho. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndashimira abakomeje kutubwiriza kuva ku munsi w'ejo. Twagize abavugabutumwa babiri, uyu munsi twagize babiri. Ni ukuri amagambo mwatuhumurijemo, murimo kuduhumurizamo n'ay'imbaraga, kandi aravuga hejuru yo tuyizera Imana no guha Imana uyu mwanya turimo, kandi akaba ari Imana y'ibihe byose. Ibyiza n'ibibi Imana iba ihari kandi iri hano nayo. Iyo tuyapfuye tuzinapfa, ni ukuvuga ngo irahari, izi ibyo yakoze nubwo twebwe tutabyumva. Indirimbo umuyobozi wa gahunda yatangizanyije yavuze, n'ubu niyo ari kuririmba, yavuze ngo ibibazo byose twibaza mu buzima n'iki kirimo, Imana igize gute? Ibifitiye ibisubizo. Turakomeye mu muryango wacu, uretse abakwe n'abuzukuru ba mukecuru n'abandi, turi abana 9, twari abana 9, niyo batuvuyemo tukaba dusigaye turi 8, na mukecuru wa 10. Jewe niwe nkurikira, nanje ngakurikira abandi 2. Mu by'ukuri bakishije ko iyo tuja nk'inama ngo bavuye se ninde kingi ibanza, noneho wa kabiri ninde, kuri nje niwe nkurikira, ariko numvaga ko ari we kingi yo mu muryango wacu number 1 ku bintu nka 3. Ubwiza yagiraga bunini burenze ukarenga imipaka yo mwacu ukagera ku bandi. Icyo cyari kintu abantu bose bamuzi cyamurangaga. Icya kabiri, ni wowe wavugaga mwacu umuntu wese akagubwa neza. Jewe ubanzi bo twaturanye babanye na papa gihari, cyo kuvuga ngo naramusimbuye. Nari umuntu ushira rigere kuri barumuna banje, nawe uyapfuye ataramvuga mu izina, anyita gusa grand frere niko banyita. Ariko kuri iyo rigere yanje iwe akagira ibyishimo bisabana n'abarya bose, akabageramo vuba. Ni naho umuntu ubu washoboraga, usibye ko Imana ihagurutse izindi ntwari, washoboraga kugera kuri mukecuru akamubwira ikintu akacumva. Abandi ko turamubwira ati yumve, ariko niwe washoboraga kugera ku mutima we. Ni nawe uzugera kuri aba bavandimwe bose mu mwanya muto. Ni nawe wangeragaho vuba. Aza muri iyi minsi yabaye mu bukwe bwa mbere, twagize ibyumweru iminsi 3 ikurikirana y'ubukwe, ari kuwa 5 dote, kuwa 6 bukurikiye tugira ubukwe bw'umukobwa mukuru, ubundi kuwa 6 tugira ubundi bukwe bw'umutobe. Umugani wa pasiteri hano Alex babana hariya muri Amerika, yakavuga ngo niwe ngo wereka yihutisha bavugana, bamufasha mu byangombwa byihuta, wakijaji nka wese ngo nije watumye aza, biradamubwira ngo yesibyo habe natwe twaramusengeye ngo azabe mu bukwe. Noneho tukavuga ati Sebastian tureka gusenga sakagumiriye, ibyo ni ibibazo Imana ifitiye ibisubizo. Ariko ni ukuvuga ngo Imana yari ibizi
yari yaranabitweretse ariko ntitumenye umuntu wari we muri twe, kandi mu bihe by'ubukwe abe nawe yarose inzozi arampamagara, barazibuka avuga ku ikoti yavugaga ryo mu bukwe. Ageze hano ntabwo twigeze twari dufite utuntu twinshi ko nari mbabwiye nk'inkingi y'umuryango dushaka kumubwira ubukwe bwa mbere uko bwagenze, amaripoti y'amafaranga, habe no kutwiha n'umwanya umwe yahoraga providing. Eza abwira abashiki banje akabambwira ngo se ngo pastor muzamumwohereza amafaranga y'inzu gusa cyangwa y'ikindi, ngo mukibagiwe wako azahagarara imbere y'abantu buri munsi, ngo buri kwezi muzamwohereza n'ikoti. Ni ukuvuga ngo amakoti yose nari usibye ibyo namuguriye ejo bundi kuko atarahari, ayandi makoti yose niwe uzi yanyandika buri kwezi. Ariko agent yaje muri ibyo yamaza gusa ku cyumweru twasengeye kwa Poto maze kutubwira nje nawe na grande sere hano na petite sere wo muri Norvège iyo twagiye gusengera, yamaza gusa tubwira ngo tugende mu bintu byose mwamuja kuvuga ngo Imana niyo yabikoze kandi tubaja gusenga. Avayo ndamubwira ngo bamperekeze Nyamata kwa Reverend Sariro, twari gusezera umukobwa we, ijambo twabwirije ko ndumva ari n'irya hano. Aratubwira ngo ngo ntasibe igitaramo, kiriya gitaramo cya Joyous, aravuga ati ngo nico ari gutarama. Ni ukuvuga ngo nico yataramye bukeye kuwa mbere yitaba Imana nijoro. Ntabwo twabyumvaga mu mubiri, Apotre niko yavuze, ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ubugingo n'umubiri n'umwuka, aho handi hose ntiyabyumva, ariko mu mwuka Imana irahari kandi itegeka ibintu byose. Rero mu by'ukuri turagira ngo dukomere cyangwa se dukomeze kudukomeza, bwira na bagenzi banje bakomeze kwambara imbaraga, kurira ntawabihagarika, ariko tugire ibyiringiro Imana irarema ibindi bihe. Nimumara kuvuga abaririmbyi bari aha muraza muturirimbishe, niba mubishoboye abo indirimbo twaraye turirimbye ivuga ngo nta muvumo uzabayo ukundi, intebe y'Imana izaba urugo rurembo. Ifuza nimubishobora isawa, iyo mutayishobora cyangwa mukazifatikanya muraririmba indi ivuga ngo gira icyo tuvugaho Mana kituremere ibyiringiro. Uvuga ijambo rimwe ubuzima bwacu, ijambo rituzanira inkomezi. Iyo niyo muza gusorezaho, kugira mutambuke mugira icyo muvuga, tuze kurekura abantu badutabaye nta kibazo. Ariko dukomeje kubashimira presence yabo, bombi niyo bakoze ubukwe ku wa gatandatu, uyu wenyine niwe utarashakwa. Ndi kumwe n'abaramu banje, turi kumwe na Nireba, ntabwo rero ndi jenyine. Hari abakobwa se si abantu, si bo bantu nyine. Rero ko barasereza bamwe twaturira bakavuga ngo wasigaye wenyine, ntabwo ndi jenyine, turi kumwe n'Imana. Kandi Imana yo kwa Mirema yozana kaneza ikamugarura uwundi akaboneka muri twebwe, ni nako izabigenza. Rero n'ibyo yakoraga abandi barimo kubikora, usibye irungu ryiwe nta kindi kibazo dufite nk'ic'ubuzima n'ibindi. Ibyo kugira ngo nibyo wenda banavuga, yari yarabikoze ibintu byiwe byose yasaga n'uwabikunkumuye arangije isafari yiwe. Rero dukomeze mukecuru ukomere, turabizi ko ari umuntu wawe ku mutima, ariko Imana ntiyotwara undi. Hari undi washaka ngo mukecuru agende muri twebwe kaneza asigare? Hawe niwe yahisemo kandi yagiye ari muri better place, kuko turamuzi uburyo yakundaga Imana. Imana igukomeze kandi natwe turakomeza gukomera. Reka duhere ku muto.